Yego mwabonye bucya mwiriwe. bwakeye neza. Hamaze iminsi tubona amajambo akoreshwa n'abayobozi ba leta ya Kongo ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda no ku Rwanda, ari amajambo arenze urugero mu migenderanire y'ibihugu, aho umukuru wa Kongo yatutse umukuru w'u Rwanda, hanyuma ejo bundi naho avuga yuko hagasubira kuba urusase rurashwe muri Kongo azoca atera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bikajyana n'iby'amatora. Ikigega cy'umukuru wa Kongo akaba n'umushikiranganji wo kwivuna abansi, nawe aherutse kuvuga ko hari umukandida yateguye kwiba amatora afashijwe n'ishyirahamwe, byaboneka ko yavuga Moise Katumbi, akavuga n'amashengero yo muri Kongo. Ibi bintu ntibona ko byari Rwose byashoboka ko y'umusazi akubwiye inshuro nyinshi ko azagutera ibuye, amaherezo witegure ko ashobora kuritera. None hano ibyo ari byo byose byo tumaze imyaka 2 tubamo muri akarere, byanakuriye n'akarere kose kubijyamo, ni intambara Tshisekedi ubwe yashoje atera mu byo yavuga ko ashaka kugarura amahoro mu birasirazuba ya Kongo, ariko amaherezo ubu yarwanyije gusa ni M23 rero iwawo muri Kongo bayitira kari u Rwanda. So kuva intambara itangira rero na M23 mbese ni nkaho yarwanaga n'u Rwanda, nako nta no gwize ahagara kubivuga. Teke yavuga ko yakubitwaga ati n'abanyarwanda baje, abanyarwanda badukubise. None ko twageze mu gihe cy'amatora, ni igihe noneho kuko ibyari bigamije ibyo byose, yaza kuba yaratsinze M23 yashaka kuzabikoresha nk'iturufu, kuvuga ko icyo manda ye yamariye Abanyekongo nuko batsinze umunyarwanda. Ntibyabaye rero. Noneho iyi gahunda y'amarari yo gukora kampanye, ari nabo bafatanyije nka Bemba n'abandi bavuga nka Moise Katumbi ko babona ko ari we usa nka ari we ukurura abantu benshi cyane. Abantu benshi bavuze bitaciye mu matora, ariko mu kampanye bamwizeza ko ari we bazatora. Ibyo tuzi, ibyo twumva nuko byose byabateye ubwoba i Kinshasa, ku buryo batangiye kuvuga ko ni umunyamahanga cyangwa ni umukandida w'abanyamahanga, ndetse cyane cyane u Rwanda afite umugore w'umurundikazi, w'umututsikazi, ubona kuvuga ko bose ni bamwe, y'amateori yawo y'abanirotike n'ababantu, ibintu nk'ibyo. So ariko noneho aho byari bigeze byari biteye ubwoba, kuko byari by'umusazi uravuga. None amaze iminsi 2 yatangiye kubyivugira, noneho ko avuga sinzi ibyo azitwaza n'agasasu kamwe kakarashwe, ariko katurutse mu bantu naka n'iki byose, ariko mbese avuga ati atangaza ategura abantu ko kuri njyewe ni nko kuvuga ko agiye kuzatera u Rwanda. We avuga ati atanga impamvu ngo habaye ibi n'ibi nzahita ntera u Rwanda, ariko ibyo nabyo navuga ko ari surenchère uko bavuga mu gifaransa ku bindi yavuze mbere. So
noneho navuga ishyano buretse ko no muri minsi yaratangiye kuvugana na Perezida Kagame ubwe bwite nk'umuntu anavuga ko atari u Rwanda ikibazo ariko ni uriya mugabo Perezida Kagame. Ariko noneho ahantu yarabigejeje nahateye agahinda kuko yaravuze ati ko bo bafite ubushobozi bwo kurasa i Kigali. So nubwo avuga ko azinjira n'ingabo n'iki byose ariko ngo akavuga ko azarasa u Rwanda. Kandi twari tumaze iminsi twumvise ko Amerika yumvikanye n'ibihugu byombi n'akarere ko hagomba kuba cessez-le-feu, imbunda zigaceceka. Twari tumaze iminsi twumva ko byarubashwe, ariko rero aho bigeze Tshisekedi avuga ko ashaka gutera u Rwanda haramutse habaye ikintu yavuga ko haba ari inyeshyamba yarashe ngo n'agasasu kamwe gusa ngo azahita atera u Rwanda. Ariko atera u Rwanda arasa u Rwanda, arasa Kigali. Ye navuga ko abikoze ibyo byose byamuha ubushobozi bwo gushyira ntuza ayo matora ku ruhande, kuko ari bamwe banavuga ikishasa ko buriya azavuga ko yatsinze amatora hanyuma ahita atera u Rwanda kugira ngo abantu batavuza induru ku byekeye ayo matora. So naho tugeze biteye impungenge ku karere kose, kuko murabizi neza cyangwa abatabizi babyumve neza, biroroshye gutangira intambara ariko kuyirangiza ni ikindi kibazo. Niba ashaka kutujyana muri izo byaba ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo gusa ku Rwanda ariko byaba ari ikibazo ku karere kose.